ndi umukarateka buri gafro kanjye karaceka buri kambi nafoye karashyika buri gafyimu kanjye karapika ndi umukarate na Afrika Panamerika Latina aho nakoreye pari karabima kano kantu k'umunzani karapima. Ninde wahitamo hagati ya nande ya Melody na The Ben? Melody we Bruce Melody afite izina rikomeye kuryo uze Melody twita twumva Bruce Melody. ntabwo ari abantu bose ariko ngiye kuri njyewe ni abaraperi beza yaba Ish umuraperi wa Fresh Zio Trap nawe ni umuraperi wa Fresh ariko nkeka ko Riderman ariwe akaba yasaba imbabazi Neg G The General. Akamusaba imbabazi kubera iki? Umuhanzi wa mbere wigeze ambabaza mu buzima kandi mvuge ku baraperi. Yego, umuraperi wa mbere wambabaje mu buzima ni njyewe mu bintu bya hip hop ya danje urumva Amajinu ukajya umuzana. Slim Jesus. yes reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye na nyambaso mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'imande zitandukanye zigiye uyu munsi ngarukanye na Zebra Rwabugire. Neg Gigame Umeze gute se? ndashima Allah urebye aho gupfa nabangumye uko nuko ngo uri mu manegeka sugara. ni nk'ibisanzwe n'ubundi nifata nk'umuntu udafite ikintu atwaye. oya ntabwo ari uko nabivuga ariko ngewe exactement nifata nk'umuntu ready waciye kuko iyo umunsi utangiye ntabwo mba nzi ko ndi buwurenze. Iyo narengeje uw'ejo nkageza no ku uyu munsi. reka tubanze twinjire fresh nka Rwabugire tubanze tubatemo fresh dufite tugaruka neza none ngera mwibariza utuntu tumwe na tumwe. Then we go like ndi umukarateka ndi umukarateka kumva beat nikata no kurapa nikata ndi umukarateka umva ndi umukarateka buri gafro kanjye karaceka buri kambi nafoye karashyika buri gafyimu kanjye karapika ndi umukarate na Afrika Panamerika Latina aho nakoreye pari karabima kano kantu k'umunzani karapima. umva Amajido ndavanga amakato ndashaka kugafata ku migeri ndabagana inkota ndacanga mucaka ndafata umutara ruhengeri ndashaka uwateruye ndege hituza ndimene mucire y'isengeri nyanja ndayoga ndabyiga ibipfi binini mpagarika imihengeri. ndi umukarate kandi agakanda ka beach karataka ndagakora ku ishanga karakaka kuri bounce kuri buri karaneka. nduru karaniga rwabishingwa abazungu ndabaniga nawe ubikora nkanjye ndabahiga muri force muri race ndabasiga. ngo urabagakora ku Neg Gigame ndagakora ku ishanga karakaka kuri bounce kuri buri karaneka. nduru karaniga rwabishingwa abazungu ndabaniga nawe ubikora nkanjye ndabasiga muri force muri race umeze gute se Zebra umeze fresh? Neg Gigame fresh cyane. Cyo bone nagize gutya mbonye umuzigo wanyu wa muri Uptrend Cypher ndikumva ari wo muzigo twaheraho mbere na mbere. Unagire ikintu tubwira kuri verse wateye natu nyine kuri verse yaje muri iriya ndirimbo si nyine ikintu wagendeyeho. ya Uptrend ya Cypher. Yego. Ngewe ibintu mba mvuga birumvikana cyane. mu mazina yanjye harimo gukunda umurimo akazi kose successful nkikageramo mu byo natojwe sakirirego gukunda uburiri intore nkina rimwe byakwanga nkakina kabiri another day another night wiriwe KJL bwirira abana bacomoka iniga y'ibwami yinjiye nje kuba mu njyaho gato ku Kinyarumba bikiye mu gaseke k'amakuru hari impamvu nakubagiye amazi arashyuha ariko ntiyibagirwa iwambeho ndacyakora ibishoboka byose kugira ngo mbeho ndarwana no kwera imbuto nziza ng'abanyarwanda baryeho bikorera mu gihugu indani Nyangarwanda zigeho gerageza gukora ibyiza bibi bikantanga imbere nkashaka Imana ariko Satani akantanga kuri tere kamando nzicumbaho ncashe ndi kugaca this time nubwo ncisha make sindi level yanyu Mr.
Ni I fresh. think so, cyacyo. Okay, iyi ndirimbo iyo ndirimbo uririmbye ni indirimbo yagaragayeho abaraperi nka Green P, hakazamo Racine, hakazamo Young Zaki, hakazamo Neg G the General, White Monkey ndetse nawe Zebra Rwabugiri. Ese wowe ku giti cyawe muri abo bahanzi ninde wagukomye ukavuga ati uyu muntu yadukomye hano? Icyambere ni abaraperi bagenzi banjye tu, kuko mbere yo kwinjira mu ndirimbo already nayo namaze kumenya abazayiparticipamo. Yego. Buri wese ni mwiza ku giti cye. By the way, ako buri wese hari nk'umuntu wicara akabona nk'uyu muntu runaka avuze ati Neg G ni wankomye, n'undi akavuga ati Zaki ni wankomye, n'undi akavuga Rwabugiri ni wankomye. Wowe ku giti cyawe ninde wowe? ku giti cyanjye se urumva nta wundi waba warankomye utari Rwabugiri Zebra. Oya, Rwabugiri atarimo none. Rwabugiri atarimo. Undi muntu wakubisemo verses, okay, ni bose. Ngiye ku giti cyanjye ni bose kuko nafashe time numva indirimbo mbere yuko inajya hanze ngo muyibone. Nafashe time ndayumva numva lyrics, ijambo kuri indi rya buri muhanzi urimo. Numva verse ya Racine, numva verse ya Neg G the General, numva verse ya Green P, numva verse ya Young Zaki, numva na verse ya White Monkey. Ubwo ngiye kukubwira wankomye byahera ukuntu bakurikirana mu kuba ari inshuti zanjye. Yego. Urumva ngiye nabera tu. Muri wo uri inshuti yawe cyane kurusha abandi ninde? Nkeka ko ari hafi ya bose. Hafi ya bose ni inshuti zanjye, gusa cyane White Monkey there, Racine, Young Zaki, Green P. Yego. Neg G we ni inshuti ya ni grand frère wanjye, we na warabizi. Kumva Neg G yirata akavuga ati niwe wazanye hip hop, ngo hip hop ngo kara gakobwa keza gasa nka Yorokini, ngo araza ngo akereka abandi bantu. Icyo gihe ahura nako gakobwa. Kumva hip hop Neg G yiyemera avuga ko ari umuntu wazanye hip hop mu Rwanda. Wowe bivuga iki? Oya, sinzi niba mwarumvishe verse ya Neg G neza. Yavuze ko ari we muntu watumye wazanye hip hop. Yavuze ko ari umuntu wavumbuye uwo mukobwa, ngo aramufata ngo amutera inda babyara umwana bamwita Riderman. Oya, nago nyine ugomba kumva verse y'umuraperi yose ko aba yavuzemo ibintu byinshi. Nese hari ahantu yavuze ngo Mahoni Bon aratanga nawe yima ingoma. Ese ubwo yavuga ko ari we yizanye kandi yanavuze ko Mahoni Bon yatanze. Urumva nawe aba yarespectinze Mahoni Bon. No Mahoni Bon ngo atanze ikamba, Neg G nawe ngo yima ingoma yayita Crank. Yego. None se kumva Neg G akumya kwita kugira ukuri ari kuvuga, ukabona arimo araza akakora ibiganiro sometimes akaba arimo arasenya nka Fireman, avuga ati Fireman byagenze gutya yarankubise, ibyo cyo tubireke. Okay, buretse gato mbere yuko ujya mu kindi kibazo nk'iki. Neg G the General ni umuraperi kandi ni umuraperi ukomeye mu Rwanda. Abantu bose barabizi, abakunzi ba rap. Ikingero n'abatabizi batangira kugenda babimenya. So mu mateka mufite hano ya hip hop mu Nyarwanda. Yego. Nika ko nawazamo. That's why yikomanze mu gatuza akavuga nanjye ndi mu baraperi ba mbere batumye hano Abanyarwanda mutangira kumenya rap. Yego. Ntawe ndumva ntago yabaciye nk'amabere. Ariko nawe uretse gushaka wenda sinzi nimba utinya Neg G, kuko kumva Neg G we ku giti cye aza kuri kamera, sibyo? Akaza akavuga ngo uretse no kuza kuri kamera kuvuga ngo muri randirimbo, sibyo? Iyo nawe yumvikanisha ko ari we wese wima ingoma. Ese nawe wemera ko Neg G icyo gihe nyine yahise yima? None se bwo nimba kandi we bari kugutera story za kera zo mu myaka nk'icumi n'ingahe ishize, urumva? Yego. Ntabwo ari stories hano naho bari kukubwira. Bari kukubwira izo muri ibyo bihe byabo nyine bari muri UTP Soldier, bari inshuti z'ikirere, nanjye najyaga mbikurikirana. Ariko
nkeka ko njye negji nta gikuba aba yaciye iyo yakurabuye akakubwira ati wowe ku bintu bya nawe rap uri mu bemera ko ndakurenze. Neg G yazimye muri kano kanya, uri mu bemera ko Neg G yazimye? Ubwo se yazima ataratse bana ntabwo yigeze yaka. yatse ryari ntago negji wavuga ngo ni umuraperi wazimye ataranigeze yakabyara yaratse kuko urumva Inese nimba yageze igihe cyo kuyobora akayobora urumva yageze aho mu bwami yima hip hop nyine aba ari wihagararira. ntabwo ari uko nguko mbihamya kuko yego nyine barabikoze ariko kwaka nabyo ni ikindi ni slang ya nshyashya ntabwo nkeka ko iyo slang batayikoreshaga kera. Yego. Kwaka rero byaterwa n'icyo wita kwaka ku giti cyawe. Ariko Neg G nkeka ko yakoze ibi bikorwa byinshi cyane kuri rap. Ko Neg G uziko Neg G afitanye indirimbo na The Ben wenyine se afite indirimbo nyinshi cyane ngewe hari n'izo nziza kera nyinshi ahubwo ni uko mwe muba mwarabyimye agaciro ukuntu ariko ntabwo wavuga ngo yarazimye yazimye gute se kandi ubu ngubu akiri kubatamo kuko nta muraperi ujya upfa kuzima bro kuko nkeka ko abaraperi baba bameze nk'abasirikare nta muraperi ujya upfa kumanika amaboko. ariko byibuza nyine burya habamo no kugira inama nk'urubyiruko sibyo cyangwa umuhanzi mugenzi wawe banumva ari nk'inama wagira Neg G nimba ashobora kuza akicara kuri mikoro akavuga ati Fireman yaraje ngo nkubita nambaye gutya ejo kongera akaza akavuga nabi Riderman ejo undi akagaruka ari kumusaba imbabazi ati Riderman barabyibuza dukorane indirimbo nta nama wumva wamugira? Inama namugira ni ukubikomeza kuko aba ari gushyushya hip hop yanavuze ko Neg G yanavuze ko ushobora kuba umwe mu bantu batari abaraperi beza tuganira ku munsi w'ejo. Simbizi gusa nyine urumva ibyo byose wabikubira hamwe ugahita umufata nk'umuntu uri gushyushya uruganda rwa hip hop nyarwanda kandi no kuba ufashe time wowe ubwawe ukamumbazaho ni uko hari ikintu yakoze. Yego. Tekereza ko nta kintu yakoze nta kintu wamumbazaho. Ariko ejo bundi habaye igitaramo cya hip hop ntabwo bigeze bagutumira kubera iki ugumya gusigwa inyuma? ni ukubera iki? Biterwa nyine n'abagiteguye n'ukuntu mind z'abantu zidahura. Ndi umuntu uri private ku giti cyanjye ntabwo wenda bashobora kuba batarampa amapeti ku giti cyabo ngo babone ko nkwiriye kwitabira igitaramo cyabo ariko nkeka ko njye ndi extraordinary ntabwo ari ngombwa ngo mbone muri ibyo bitaramo biba biri gutegurwa kugira wemere ko ndenze. ntabwo rap yanjye ubwayo it speak for itself. Yego. ntabwo rap yanjye ntabwo abantu bamaze kuyimenya ntabwo ari ngombwa ngo bantumire mu gitaramo kugira wemere ko ndenze. ahubwo wowe ujya kuri platform zanjye ugacekinga ukumva wasanga ndenze ukama jambo ukama appreciate ukambwira ko wakoze ibintu byiza. ibyo nibyo binshimisha kuruta kuko ibitaramo byo birategurwa ahantu henshi ntabwo wavuga ngo hari igitaramo cyabaye ntagiyemo kuko hari n'ibindi njyamo bisanzwe biri aho ngaho. Ese Zebra wowe muri kano kanya nageze gukomoza ku ndirimbo ngo bita Neg G yakoranye na The Ben mu myaka yashize ndetse no mu kiganiro twakoranye bivuze ko The Ben urayibuka iyo ndirimbo ya Neg G na The Ben bayitaga Karara. noneho no mu kiganiro twakoze ejo yambwiraga ko nyine The Ben amwe mu bantu bari supportive abafashaga abantu sibyo abahanzi cyane mu makolabo n'ibiki. wowe hagati yawe ari bakuzaniye The Ben ndetse na Melody aka kanya ngo uhitemo uwakuririmbira chorus y'indirimbo ninde wahitamo? hagati yande nande ya Melody na The Ben? Melody we Bruce Melody. Fine. Ntago muzi? hari undi muhanzi bita Melody w'umugande nawe wigeze gukora akaririmbo gahitinga mu Rwanda karanahitinga East Africa yose. urumva iyo uvuze Melody gusa ntabwo uba usobanuye ngo ni Melody ariko Bruce Melody afite izina rikomeye ku buryo uvuze Melody tuhita twumva Bruce Melody. ntabwo ari abantu bose ariko ntabwo ari ku isi yose. biba bibanza ubanzeho Bruce kugira ngo twumve ko ari
melody yo mu Rwanda Yego. kuko hari abandi ba melody benshi Mm. batari nabo mu Rwanda. Yego. Ngira ngo nimba ujya ukora research urabazi, hari abandi bahanzi bitwa ba melody benshi batari blues, ariko iyo uvuze blues ubwo tujya twumva mu Rwanda. Ngo subiramo cya kibazo hari nari nkubajije hagati y'abo babiri The Ben na Melody ninde wakuririmbira chorus mu gihe nyine ugiye nko gukora indirimbo ati ndashaka gukora indirimbo ya hit. Icyo gihe ubwo byaba bisaba ko mpitamo umwe. Icyo gihe nyine nakurikiza uwabasha kunyorohereza ko twakorana. Ariko ukurikizo cyangwa bose babaye bari bose bari buboneke kandi bahari bahagaze kabisa muri studio. Nge nkeka ko nshaka gukora indirimbo ya rap ya rap nyine nkashyira ibitekerezo byanjye hasi, then nkakenera umuntu uri butume byumvikana cyane muri chorus, gukora verse nziza ya rap muri za njyana zanjye nyine abantu bazi. Nkeka ko umuntu wankorera chorus ya rap nziza ari Bruce Melody. Yego. Ariko nakoze indirimbo ya afrobeat cyangwa amapiano cyangwa izindi, nkeka ko The Ben nawe yafasha gukora indirimbo iri international ukuntu. Yego. Ariko nakoze indirimbo iri traditionnel, nakenera Bruce Melody. Cyangwa nakoze indirimbo iri old school cyane, nkeka ko nakenera Bruce Melody akankubita na bwa chorus bajyaga batamo ba Snoop Dogg na ba Tupac na ba B.I.G. Yego. Mu minsi iri imbere rero ejo bundi ku itariki ya mbere hari igitaramo cy'uwo bita The Ben kigiye kuba ku itariki ya mbere, nyuma y'uko bari kuvuga ngo The Ben yibarutse. Inkuru y'uko The Ben yibarutseho yakugezeho kubera ko The Ben yabyaye we na Pamela? Ndumva kubera njya mfata time nka scrollinga nigeze kubibona yerekanye umugore watwite n'iki byose. Yego. Mbikurikiranira mfite smartphone, iyo mfite umwanya nda scrollinga nkareba utuntu turi gutrendinga. Yego. Mu kiganiro ndaje ndaguhamagara. Yego. Wowe warabibonye rero mu minsi iri imbere igitaramo cye kiraza kuba, ariko mu gihe cya hip hop cyo cyabaye cyaferinze. Ubona ari iyihe mpamvu ibintu bya hip hop akenshi bigenda bikunda guhura mu kiriya gitaramo cya hip hop cyaferinze exactement nubwo ntari nkifitemo performance, ariko nari nakitabiriye already. Wari wahageze? For real. Nageze kuko babahungu banjye bo muri Zero Tolerance nabo bari bahageze. Yego. Numva nanjye ndi mu nzira ndi kuhagera, ndi hafi aho ngaho kwirebera ntegereje ko gitangira. Nanjye nkahita mbongama, ariko cyahagaritswe n'imvura. Ntabwo wavuga ngo hari umuntu wagihagaritse. Yego. Imvura yaraguye biba birapfuye. Ntabwo wavuga ngo kuki igitaramo cya rap cyahagaze ngo icya The Ben kikaba kigiye kuba, kandi nacyo kitaraba. Nacyo kizaba successful as long as kizabera ahantu heza, ntabwo imvura izabijyamo. Urumva haba harimo ikibazo cya press, urabona hariya ushobora kuba nimba harabaye ikibazo cy'imvura, umva kwirebera ntabwo kuri ariya bahita ntabwo mazi ntabwo mwibuka, ariko ni kwirebera maybe Canal Olympia. Canal Olympia. Urabona hariya nyine ni ahantu twifashisha mu gutegura ibitaramo, ariko exactement ntabwo ari ahantu hagenewe ibitaramo. Yego. Kuko ntabwo hari safe. Nimba nk'imvura yagwa igakangiza igitaramo ntikibe kikibaye, urumva ntabwo ari ahantu hari safe. Ariko kuri arena ntabwo wambwira ngo imvura yaguye ngo igitaramo cyari kiri muri arena kirahagarikwa. Kuko kuri arena hari inzu irubakitse cyane, irakomeye, ifite imirindankuba, gusa nayo ntabwo ari inzu y'ibirori, ni ikibuga, ni stade ya basket. Yarumva rero exactement n'ikintu nagusubiza, mu Rwanda nta nzu n'imwe yakira ibirori dufite. Twikomereze rero tuhite tuninjira kuri project zawe nka Rwabugili Zebra. Muri iyi minsi imizigo ufite bimeze bite? Nabonye muri phone yawe harimo akantu bita Gorogota. Ufite album yitwa Gorogota bivuze iki kuri wowe?
Golgotha ni wanspayinze ari umuntu waguhamagaye mpitamo nanditseho Golgotha hasi. Golgotha ni album nshaka gushyira hanze mu minsi iri imbere iri ku muproducer bita Traxler. Na album wabonye cover ari iri muri telefone yanjye. Yego. Iyo album irahari tumaze imyaka igera muri 4 tuyitegura njye na Traxler. Yego. Na album yego. Mbere y'iyo hari indi EP. Yego. Nashitangiye gushyira hanze muri uku kwa 11 12. Yego. Amaze kureleasinga indirimbo zigera muri 5 gutyo mu kwezi kumwe. Yego. Yeah. Nyuzamo nk'icyumweru nka dropping indi harimo nka Rise and Shine. Yego. Been saying that navutse ndi ikibondi sitarankaranga ku ipano imyaka 9-10 menya gufata ku gakano natojwe n'abaturanyi abahisi n'abagenzi wumve ku myaka 3 nshigituri mu miyenzi show ya Lucky Dube nayirebye nciye mu itiyo kuko nabuze umfata akaboko gusimbuka ari ikiboko nakuriye Remera numva speaker zo ku mahoro amenye ibyari byo nkabyuka nkanyonyomba gahoro naraye ijoro nduruswende ntago mpabuka abaswede waba utuye Canada Hollande cyangwa muri Swede umuntu ukunda ibyo nkora mutekerezaho kirasigo umuntu nanga n'inkunguzi horana utuntu tw'udutigo mama tegereje ko tariza byara amavuta bahuriga b'amafoto yanjye bahoza kumbuga zaba bondi bo bantu banje bandi naba haters buntegereje Vitence mwenga bo baswa mbahutaz papa yasize abizi ko ntazaheza na gato bro ko nzaruhuka mbafashe bugwate mbarasa amafro nabaye inyamaswa mu zindi nta mikino nkigira muzehe wanjye haratuza umuhungu akomeje kwigira sinteze guhinduka sinzagotwa kuzinduka bitinde bitebuka inzozi zanjye zizaba impamo usanga kunyumva barara banyine mu kavumo. We nigga you got me. Yes, reka twite tujya kuri iyo ndirimbo Rise and Shine. Ni indirimbo wanditse maybe ko iri based on true story yawe. Yego. My true story there. Tuyiganireho. Ngo waciye mu itiyo ku myaka 5. Oya. Hafonga urumva. Muri iyo myaka nyika ko 5 yari taragera mu simbizi. Ariko 5 yari irimo 5 yari irimo kuko nibwo nari mfite kimenyine. Yego. nta ntege mu miryango tugomba natwe kugera ku muhanda tugasavayivinga. Yego. Icyo gihe wagiye mu gitaramo nta bushobozi wari ufite? Twajyaga tujya kuri stade njye nakuriye Remera numva mbavuga nakuriye Remera numva speaker zo ku mahoro nkamenya ibyari byo nkabyuka nkanyonyomba gahoro then naraye ijoro nduruswende. Ujya mu gitaramo cya mwitiyo ese byarabaye byanyabyo waciye mwitiyo ufite imyaka 5? Abana bakuriye Remera barabizi ariko kuko hari ukuntu habaga security ya danger kuri stade kandi kugira ngo twinjire muri stade tugiye kureba ibirori match APR nayo byakinnye Amavubi yakinnye wenda uzana twabaga twemereye kwinjira for free wenda yo habaga habaye nk'ibintu bya government niyo yarekaga abantu bose bakinjira tuvuge habaye umunsi w'intwari kwibohora tubizi ni iminsi igira ceremony kuri stade Amahoro. Yego. Ahangaho uba wemerewe kuba wakwinjira nk'umunyarwanda nawe ukajya kwifatanya n'abandi. Ariko ubwo icyo gihe urumva stade yakoraga nka business. Yego. Business abantu bakarangira wicira batumiye Lucky Dube bashaka kubona amafaranga bayakuye mu banyarwanda natwe dushaka kureba ibirori nta mafaranga dufite. Ese ugaciye mu itiyo mpaka kugera muri stade mo imbere? Yes, twarabigeragezaga sometime ukagenda ukageramo nk'imbere ukajya kureba kubera naba hari amarigora asohora amazi biranga ukahita wiciramo aho ngaho ukahita unyuramo nyine kuko wabaga size urumva umwana w'imyaka 5 sasa bigeze gufatiramo rimwe bakagukoma ku buryo isubire kugira ngo urekere ubundi guca mu itiyo byavuye kuki? Oya ubundi kwanza abakuru basimbukaga na stade barasimbukaga abato mukicira ako nyine ubwo urumva umuntu babwiye ati wowe uba uhagaze aho ngaho umuntu ari ku burinzi iyo agufataga nyine nawe yaratekerezaga agatekereza icyo agukorera. Yego. kuko urumva ntago
umuntu usimbutse stade aje kureba ibirori yego atandukanye n'uwasimbuka stade aje kugira nabi. yego hari ahantu ugeze gukomoza uti ngo nimba papa yasize Papa yasize abizi ko ntazaheza na gato bro, ko nzaruhuka mbafashe bugwate mbarasa amafro, nabaye inyamaswa mu zindi nta mikino nkigira, muzehe wanjye ahura utuze umuhungu akomeje kwigira. kuko ngo papa yagusize azi kuza papa yitabye Imana mu myaka mingahe ishize? ni imyaka 2 ishize. Nagize ngo vuba ni vuba. Nagize ngo yagiye ukiri mutoya. Oya yagiye mfite ubwenge, abizi ko uri gukora hip hop n'ibiki byose. yarabizi nubwo atabikundaga, ariko mbere yuko agenda yarambwiye ati biriya bintu nyine nimba ubona ari byo bizagira kamaro uzabikora, ariko n'ibindi nagutoje nabyo uzabikora. nawe afite ibyo yantoje ku giti cye, urumva ndabalansinga, ntabwo nkora hip hop gusa, mfite n'ibindi bintu nkora ku ruhande kugira ngo mbeho. Yego. Ubona hari ikintu bizatanga se iyo urebye ukuntu abantu barimo baraza sometimes hip hop itari gushyigikirwa? Oya, hip hop ubu tuvugana nk'ubu nowadays ntago nakubwira ko hip hop itari gushyigikirwa, kuko natwe ubwacu abayikora turimo turayishyigikira. Kuko wenda ntago nakubwira ko iri gutanga umugati cyane, ariko uko bimeze abantu bari kugenda bashaka kuyumva. Rero uko bashaka kuyumva natwe tuyikora, akaba ariko dukomeje kuyikora, urumva atangiye kugenda haboneka icyizere ko kuko kugira ngo ukore ikintu kibe successful ni uko abantu uri kugikorera banyurwa. Urumva ntabwo wakora ibintu abantu uri kubikorera batanyuzwe ngo bikunde. Ese Zebra, biggest collabo y'inzozi zawe kuri ni iyi? Collabo y'inzozi zanjye biggest collabo nkeka ko kuri njyewe nta collaboration y'inzozi zanjye mfite, kuko nanjye ubwanjye nkeka ko nihagije. Nawe ubwawe urihagije? ahubwo wakabaye mbaza biggest song kuri njyewe. Biggest song kuri wowe yaba ari iyi. N'ubundi still niyo ngiye muri studio nkora indirimbo numva ari big kuri njyewe. That's why iyo nyikoze nkabona ntabwo ingejeje ku nzozi zanjye, niyo mpamvu mba nshaka gukora indi, as long as njye n'umuhanzi twakorana collaboration ntabwo byambuza gukora music. Niyo mpamvu ntabwo nakwicara hano ngo nifuze gukorana n'umuhanzi runaka, ahubwo njye nifuza gukora indirimbo nziza kugira n'abo bahanzi ahubwo bifuze gukorana nanjye kugira ngo indirimbo zabo zibe nziza. Gusa ntabwo bikwiye ko nta supporting abandi bahanzi. aho ngaho birumvikana cyane kabisa, biri gucamo fresh. So ngo aka kanya rero ni nkavuze ko nyine nta muntu mwakorana collabo ngo umenye nyine hari ikintu cyadanje akoze kuri wowe, sibyo? Nta n'ikintu cyadanje umuntu aba yakongera kuri wowe cyangwa se ku izina rya mu gihe abandi bo babigira inzozi cyangwa iki, sibyo? Urebye njyewe mfite inzozi zo kuzakorana n'abantu bose, buri muntu wese ufite aho ahuriye na music inzozi zo kuzakorana nawe, ako ntabwo nahita mentioninga ngo mvuge ngo nshaka gukorana nawe, ahubwo njye nshaka gukora music as long as mfite aka basic gatoya. Si umaze gukora indirimbo nka zingahe? Byasaba abahanga mu mibare, ariko zirenga nk'ijana na 20. So dusogongeza kumwe mu ndirimbo iri kuri album ya Golgotha se? Ya Golgotha? Indirimbo ukunda yawe ugati nzi ko tugiye kuvuga kuri Rise and Shine, niyo ndi gushyira hanze right. Banza umubite kuri Golgotha, kuko icyo ibishoboka byose ariyo noza, arishobora ko ari ikintu kibitse ziri kwa the tracks le. Yego. Already hari imwe nigeze kuvibinga aho bita Respect My Name. Yego. Ako hari indi mba mvuga ngo mfitanye n'umugabo bita Puff G. Puff G uramuzi? Puff G bundi wakoranye indirimbo.
abana b'ingagari bagiye biga i burayi, aba rubanda rugufi turwanira ibirayi, na mwana w'igikomerezwa ujya upfa kurya ishene, iyo sari nka fande cyangwa nyina afite isene. The things like that. Where nigga you got me. ntabwo nako ngakwitujya ariko twagiye kuri Rise and Shine. Hari indirimbo zinga kuri Rise and Shine? Rise and Shine harimo indirimbo nyinshi, hari imwe nabasangijeho gato mbavuga ndi umukarateka, irimo abaraperi benshi, irimo Nick G the General, yego, big up to himself, irimo Extra ni umuraperi mwiza cyane, abantu baramuzi kuri TikTok nyinshi cyane, yego. harimo umuhungu wanjye bita Marcelo Messenger, nawe ni umujene ukora rap ya bien, yego. abo ni abajimba ndi kukubwira ubutazi, ariko nanjye Marcelo Messenger ndamuzi. iyo dore muri studio mwumva rhymes ze, mwumva lyrics ze, mwumva ni fresh. Ndamvuga wagwana, harimo umujene wanjye bita HP, yego, HP the big boy, ndamuzi w'igisenyi, w'igisenyi, ararenze, nawe arimo, urumva turi abo ngabo maybe, yego. akurumva ko abaraperi mbazi ubu bazi ahubwo ndashaka ko nabo uza mukaganira bakakurabura, yego. Okay, ni waruntumbwe undi umukarateka tubwira kuri ya yindi Rise and Shine. Then hari n'indi yanjye na Khalfan Govinda iri kuri iyo EP, hari n'indi zanjye z'inkundo, hari n'akurukundo gato nakoze ka Baby Nturi Wise, ntabwo nagukunze ariko ku miterere yawe ntabwo nagupinze, the things like that. Iyo bigeze ku ba baby ntabwo mba nibuka lyrics neza, kereka zimwe ziri hardcore zanjye, kuko buriya akenshi iyo ngiye gukora indirimbo y'urukundo ni kwa kundi uba ufite genge muri studio bari kukubwira ngo mani ngo bya bindi ngo bya hip hop old school ngo byihorere, ngo banza ngo ubwo ngo muka afrobeat, urumva, nanjye nkahita niyadapta nkandika lyrics, nkandika kuko nkeka ko ndi mu baraperi ba mbere mu Rwanda nshobora guhura n'umuproducer mwiza ntitunamarane n'iminota 20. mwakoze ikintu ngaho, umuproducer ushobora gukora beat nko mu minota 15, katuvuge 15, minota 5 wabisoje, then ngiye muri ya minota 15 ari gukora beat, ngiye mba narangije kwandika lyrics, as long as yamaye ta yo kugenderaho, then mu minota 20 ngiye n'umuproducer muzima tuba uko ngo zira boro zazandika mu minota 20. ngiye exactement nubwo njya ntinda kuri studio, abantu benshi barabizi. Ese ko mba numva harimo ibintu bya danje, harimo mirongo ibirenze wagira ngo babitekerejeho. Buriya akenshi ahubwo ari igihe ibintu mbitekerezaho nageze aho ngiye kubikorera, kuko still iyo ndahantu mba ntekereza ibyaho, iyo ndahandi mba ntekereza ibyaho, iyo ngeze ahandi sasa ntaho mba ngomba gufata time nkinjira mu byo bari gukora, akaba ari byo nanjye ninjira. Yego, that's how I move. Niyo mpamvu nko bita DJ Kiroso numubaza azakubwira ko twigeze gukora indirimbo 30 mu minsi 30. Buri munsi dushyira hanze indirimbo, buri munsi dushyira hanze indirimbo, buri munsi dushyira hanze indirimbo. Then na tracks there zamubaze ngewe namugezeho mu munsi umwe twari dukoze indirimbo 3, yego, mu wundi munsi dukora izindi 3, ku munsi wa gatatu dukora izindi 3, ku munsi wa 4 album itirangira nitahira tutadusoza, ubu dutegereje ko abafana baduha amafaranga tukazishyira hanze, kuko ntabwo ikibazo cy'abafana nyine barapreciatinga, ariko amafaranga ntibayatanga, aho kugira ngo barekure ibiceri ngo mani ngo uri gukora ibintu byiza ngo which is good, ngo ariko ngiyi video ngo nimbi ngo ntabwo yanshimishije. Ni gute itagushimishije kandi nayikoze mu bushobozi bwanjye? Yego, niyo mpamvu nimba ikintu nakoze kitagushimishije, ahubwo we shaka ahantu ukuntu wamvugisha
cyane cyane haje ama social media menshi ubu wandikira mu artist akagusubiza uwo uvuga ati kuki wakoze video mbi mbwira ati amafaranga yari yabaye make yego kuko ibintu byose ubu ngubu ni mora ni muza ku music y'ubu irahenze yahenze usigaye utekereza gukora video ari uko wakuye ubwatsi social yego ndabyumva cyane that's why abafana baba bagomba kudutamo natwe tugakomeza tukabatamo urumva yego ukajya wicara mani ngo meditating ingoma y'umuntu ngo uvuge ngo ndamwemera ngo ararenze nta kintu na kimwe ushobora kumufasha yego noneho ngo numubura bamwe bambwiraga ngo hari abajingo bazimye n'ibiki numubura ngo uvuge ngo yarazimye tekereza ko mbere y'uko aba umuhanzi cyangwa se akora indirimbo utari umuzi none nyuma yo kumumenya nimba ubushobozi bumubanye buke uhita ugenda usare ngo yarabuze ngo byaranze urumva kandi la majorite y'abantu baba bagira comment nk'izo usanga nta n'ikintu na kimwe yigeze agufasha yego none se wowe ku giti cyawe ufata ute abantu bafata Ishkevin bakamujyanye na Zero Trap akorera nawe ngubu ubu utangiye kumpindura ikiganiro ndabibaze nk'ababiri buri kumbwira Ishkevin na Zero Trap yesu wabagereranya kuko ubu bombi ni abaraperi abaraperi beza kuri wowe njye kuri njyewe ni abaraperi beza yaba Ish ni umuraperi wa fresh Zero Trap nawe ni umuraperi wa fresh ariko nkeka ko ku bikorwa Ishkevin amaze gukora n'ibyo Zero Trap amaze gukora ntabwo wabigereranya gusa nanone ntabwo wagira uwo uvuga ngo gutya kuko ushobora gusanga utarakora byinshi ariko ubitegura bikazaza bisumba ibyo undi yakoze yego that's why ntabwo abaraperi uba ugomba kubagereranya ibyo ngibyo ndabikunda kuko bituma wowe uri best kuri we n'uwuhe hagati ya Ishkevin ndetse na Zero Trap njye nkurikije uwo natangiye kumva mbere nahita mvuga Ishkevin kuko afite boro yakoze mbere yuko Zero Trap aza mu muziki Zero Trap yaje ahita amukubita sinabyara aravuga ati tuza wowe uri ntago ngo sinzi nimba ariko n'abandi babitekereza ariko nawe nyine urumva nawe yaje yigaragaza tu ni byiza njye narabikunze biriya kuko kuba Ishkevin nawe yarari umuraperi wa danje ukahita uza umwuririraho urumva cyangwa se uburirira sinavuga ko ari ukumwuririraho ariko nkeka ko kuba nyine yahisemo kudisinga Ishkevin kandi disi yakubise Ishkevin kaba successful cyangwa se gatuma abantu babwanuka cyangwa babivugaho urumva ari we ari uwadisinze yishe aba yatekereje neza ari wowe n'uwadisinze aba ari umuraperi mwiza kuko ntabwo umuntu yakifata ngo ajye muri studio afata ikaye akwandikeho utaramwemeje ubwo nawe yakwemeje nawe uraapureshietinga nkeka ko n'ababire bombi iyo bahuye nta kibazo baba bafitanye none ufata utabagereranya uwo bita Bulldog ndetse na Riderman we Bulldog na Riderman wowe ubagereranya ute muri rusange abo nabo ni abantu batagereranyika ni nk'ibyo yarombaje bya Ish na gute se kandi batagereranya Bulldog agira imyumvire ye tu na Riderman agira imyumvire ye kandi n'indirimbo zabo ziba zitandukanye reka ko ntabwo wakumva indirimbo ya Bulldog ngo wumve ngo isa n'iya Riderman kandi ntiwakumva n'iya Riderman ngo wumve ngo isa n'iya Bulldog bivuze ngo buri muntu agira umwihariko we tu kandi uwo mwihariko nkeka ko umwihariko wa Bulldog ari kwiyapudetinga tu ahora yiyapudetinga Bulldog nta mwihariko wamusangana nkeka ko umwihariko we nyine ni ukuguma ari Bulldog Riderman nawe umwihariko we ni uko aguma ari Riderman nyine ako nyine niko
abamere. nkuko kuri Ishkevin na The Trap avuze ati ngiye ku giti cyanjye nafata Ishkevin hagati none na Riderman na Bulldog afata ndi Nkeka ko buriya nafata Bulldog. Bulldog mba mbona nyine ari gangster tu, mbona ari gangster cyane kurusha Riderman. Ariko pana gangster nk'uko bishatse kuvuga, iyo slang sinzi ukuntu mu Rwanda. nyine ni umuntu igatu, ni umuntu ushobora koroshya ibintu kurusha Nyine ni Riderman. umuntu ushobora guhindukana n'ikirere uko gihindutse. Ariko Riderman ariko nawe nawe yise ijisho nkamufata ry'uruvu niko yavuze Bulldog. ako ngako rero nako turagakunda nk'aba young rappers. Kuba ari umuntu ushobora guhindukana n'ibihe, uvuga nimba haje drill ndahari muri drill, nimba haje afrobeat ndahari muri afrobeat, nimba simvuze ko na Riders atabikora, abanyeka ko njye nahitamo Bulldog. none se wowe iyo urebye nka kuri Yannick G yirirwa ari gusaba imbabazi Riderman, ntabwo ukwiriye kuba wabwira Riderman ukaba wamusabira imbabazi Yannick G akaba nyine akoroshya akaba atigira utihereze imbabazi ariko nkeka ko njyewe nk'ubutumwa naha Riderman, wowe nka Riderman nta kibazo. Riderman nyine ni umuhanzi ni umuraperi wakonvensa abandi baraperi. Nkeka ko byakugora kumva umuraperi udakunda Riderman, kuko yagiye akora indirimbo nyinshi zirenze bro, zirenze kabisa. Niyo mpamvu rero kuba Yannick G yavuga ngo Riderman yaragafasha aranyibagirwa, njye kuri njye nta kibazo nabigiraho, kuko nyurumva ni igitekerezo cya Yannick G the General. Nimba avuze ngo Riderman yaragafashe aranyibagirwa kandi twaratangiranye, urumva ni ikibazo kuri Yannick G the General. Yego. Ariko nkeka ko Riderman atari ikibazo kuri we, gusa ahantu byaba ikibazo kuri we ni uko yabona nyine ibyo bintu Yannick G ari kuvuga, akomeje kubivuga, batangiye kubiha attention, akabona abantu batangiye kuvuga ati ariko Mana uzi ko koko Yannick G wamuraboreje, nibwo nawe yatagira ikibazo akavuga uyu mutipe rero ngomba gustopinga ukuntu ari kugenda mvugaho kugira ngo nce impaka muri rubanda, akamusaba imbabazi. burankeka ko ahubwo Riderman ariwe akaba yasaba imbabazi Yannick G the General. akamusaba imbabazi kubera iki? akamusaba imbabazi z'uko yamutereranye, urumva, kamubaza n'icyo yumva yamufasha. burangiye uramutse ugiye mu nkiko nshinja ngo naragutereranye, njye mbaye hari ikintu nagufasha nakubaza se wowe ku bwawe wumva ko nagufasha iki, nawe agatanga umugabo. igihe se Yannick G yaba atarashobotse nyine cyangwa adashobotse, nkeka ko nta muntu adashobotse kumujama mugenzi wawe nimba ntabwo umuntu yakunanira mani. ashobora kuza kuri media agasaba imbabazi ati mbara dukora ndi, urumva icyo ashaka mufasha nuko bakorana byusa niyo yaba bafitanye indirimbo nyinshi mani, ubu ngubu aka kanya bafitanye n'indirimbo inarenze bita zimwe mu za arankurura. arankura urayizi? ndayizi cyane ya Yannick G na Riderman. Yeah. bafitanye n'izindi za kera, ubwo nkubwiye nyine yabashije guhitinga cyane. Okay, twari tuvuye kuri Bulldog ndetse na Riderman. Hari n'abantu ushobora kumva Bushari na Beach Way ubageranya ute? ni ibihanga bibiri mu nkono. nawe wigeze kugira gutya barashwana mu myaka yashize? oya nibyo nakubwiraga, ni nk'ibyo by'aba babiri bazaga. ni abaraperi bajya bashwana bro, ni abaraperi bajya bashwana nk'amasnitch, urumva. wenda ushobora gushwana n'umugore wawe akajya ku murenge akaka divorce, ariko nawe ubwe nyuma y'imyaka 3 azaje kukwereka wa mwana mwabyaranye watumye mushwana. Yego. donc urumva abantu bigeze guhuza. ubundi hari umugani baca mu kinyarwanda ngo ahantu haciye urukundo ntabwo bashobora guca urwango. Yego.
rwinyuzanyuze inyuma y'urugo ariko ntabwo rwakwinjira ngo rutobore. That's why uzajya ubona abantu bashwanye ejo mu gitondo ubone ni nko kuba wasanga abavandimwe babiri bari kurwana wowe ukabitambikamo hagati, ukubita umwe mukuru akahita avuga ati cyamura umunara, ndavuga ati umurezi yaje kudukiza, bakubise petit frere ingumi. Ari twe twari turi kurwana turi guturana hasi gusa turi gukirana. Kumva se abandi bagiye bavuga bafite abahanzi bababaje bagenzi bawe, ni uwuhe muhanzi wigeze akubabaza mu mateka ya kurya ushobora kuba atuye umuntu yarambabaje kuva natangira music? Yego. Umuhanzi wa mbere wigeze ambabaza mu buzima, kandi mvuge ku baraperi. Yego. Umuraperi wa mbere wambabaje mu buzima ni njyewe. Wabugiriza wibabaje gute se? Ni njyewe umuraperi wa mbere wambabaje mu buzima. Ndi kuvuga umuhanzi, umuraperi ushobora kuba arakubabaje nyine muri kariyeri yawe kavuga uti uyu muntu aramemukiye, ariko kandi abizi nk'abo ngabo. Ni Chris Easy. Chris Easy yakubabaje gute? Yavuye muri hip hop itajya muri afrobeat kandi yari umuraperi mwiza. Kuko ngo Chris Easy yaraguhemukiye. Yahemukiye hip hop muri rusange, ntabwo ari njye nyine. Ako na Ama-G yarakubabaje? Ama-G gute? Ama-G yigeze kwanga iyo hip hop ni yabaso ni yabanyoko. Oya, Ama-G ni storyteller. Ama-G ni storyteller. Mu bintu bya hip hop ya danje urumva Ama-G ntukajya umuzana. Ama-G ni umu poetist. Nagize ngo ujye kwanga ni umukomediye. No, ni umu cyangwa poetist. nuza nka Neg yavuze ngo Ama-G agira poem, ntabwo ushobora kuzifata nka komedi, akagira poem za danje. Uriya afite ishusho ni nk'ibyivugo, sinzi uko uriya muniga Neg yavuze ngo Ama-G ngo aganira mu ndirimbo, ngo aganira muri beat. Ariko Ama-G ni umusizi buriya, kuko Ama-G ashobora gutekereza ibintu biri rusange, kandi la majorite y'abaraperi batekereza ibintu biri personal. Urumva we afite ukuntu atandukanye n'abandi baraperi. Afite akantu tujya duhuza gatoya ko gutekereza ibintu biri rusange. Ariko nanone mu kanya yavuze ngo sinkazenzana Ama-G mu bintu by'abaraperi bari seri. Ama-G se si umuraperi uri seri? Oya, Ama-G ni umuraperi uri seriye, kandi nkeka ko no mu baraperi bagira indirimbo zifite ikintu zishatse kuvuga Ama-G wamuzanamo, kuko ntago wazana bano bakoboyi banyu bo muri drill, ntago wabazana mu bantu bafite ikintu bari kuvuga imbere ya Ama-G the Black, kuko Ama-G the Black yagiye gutama indirimbo zifite ikintu zishaka kuvuga. Ko ugiye kubara abaraperi nk'icumi ba mbere mu Rwanda utamushyizemo waba ufite ikibazo. Urumva rero Chris Easy we yagize gutya babivuyemo. Ese undi we naguze? Si nawe wenyine. Ntabwo ujya utekereza undi we kuzabivamo gute? Kuzavuga ati hip hop reka nyivemo n'iririmbire kuko nibyo bikora. Kuririmba n'ubundi ndabikora, ariko nkaririmbira abandi. Iyo ngiye kuririmba ndirimba indirimbo nkayigurisha. Ntabwo wayisohora? Ntabwo nayishyira. None uretse Chris Easy niwe muhanzi wundi wakubabaje? Ntabwo ari Chris Easy wenyine avuye kuri rap akajya gukora R&B. Tumva hari n'abandi mushake mu Rwanda barahari. Barahari babonye nyine rap nta kintu biri gutanga, nk'uko kwanjye nanjye kubivamo, nanjye nzi kuririmba bro, ariko ntago nabigerageza. Ubundi ninjya kuririmba njyewe ubwo nzaba ninjiye indirimbo zo guhimbaza Imana, ubwo nzaba nabonye rap yacitse amazi, ariko ntago nabona hip hop irimo irajya mbere gutya ngo nanjye mpite ncika intege nk'abo ngabo bose. Hari n'abandi nkande barahari. Bruce Melody yari umuraperi kera. Ibyo bya kera byo bivuze bose bari abaraperi. Ni ukuvuga ngo mu bahanzi bose bo mu Rwanda umuhanzi wakubabaje ni Chris Easy wenyine, ku buryo yigeze gukora indirimbo nziza nk'umuraperi, ahita akorana na brand ye nk'umuraperi,
then ahita ahindura uhuye na ariko Junior Giti ni cyo kintu wamusaba nyuma yuko afashe Chris akamwica akamujyana muri biriya bintu. sinavuga ko yamwishe wenda nibyo byatanze umugati ariko ajya amwongoza sometime yongera gukora nk'akagoma ka rap ka bien yego agate hanze nka kuriya hari undi bita Juno Kizigenza Juno Kizigenza njya numva utu rhymes twe twa bien mva ni sawa nkumva uriya mubiri akaba yari umuraperi yego kandi n'ukuntu yandika indirimbo ni fresh akaba yari umuraperi urumva nawe ari muri ka z'abaraperi babivuyemo bakajya kugorora amajwi neza. witeguye ute kujya mu gitaramo cya The Ben? Nkeka ko ntabwo nzakijyamo ariko famiye yanjye izakitabira. we ntabwo ujya mu bintu by'abantu bahogoza niko ntabwo ujya mu bintu by'abantu bahogoza. reka nkubwire igitaramo cya The Ben tugomba kucyitabira nk'abanyarwanda bose kuko buriya The Ben amaze kuba umuhanzi w'umunyarwanda yego kandi ukorera mu Rwanda. Buriya The Ben amaze kumera nk'Amavubi urumva Amavubi urayazi ni ikipe y'igihugu yego buriya ni umu artiste tuba tuvuga turi azadukomera n'abandi n'abana bariya b'imbere bari imbere cyane urumva. Mu gihe nge nkiri gutagetinga abafana Musanze, Nyagatare, Gatsibo, Karangazi, Nyanza, Muhanga, Ruhango, Rwamagana, Deya, Musanze, Siju urumva we tuba tubona asa nk'uri gutagetinga international market. yego That's why buriya bayakomeje agatera intambwe ajya muri international market n'igihugu kikamushyigikira tukagira umu artist munini urumva biraba ari byiza. Ngewe igitaramo cya The Ben ntanakitabira ariko igitaramo cya The Ben na Pamela niko bari kucyita ndaza kucyitabira ndaza kugura agatike kabisa. yego turi gusoza uretse Gorogota niyo mishinga yindi ufitiye abantu bakurikirana Rwabugiri? Mfite imyenda ndi kudoda by the way kuko njye ndi n'umu artist ndashushanya right yego nyuma yo kurapinga ndashushanya ndadoda imyenda urumva nandika indirimbo kuko ku giti cyanjye ku mishinga mfitiye rap yo ni imishinga already namaze gukora ahubwo avuga ngo kugenda nyibatamo ahubwo ibintu ubu ngubu ndi focus nabyo ni ugusoza brand za style ndi kubakorera ndi kubategura style za fresh ziriho brand y'ibwami then muri uno mwaka tugiye gutangira ndaba nazishyize hanze. Hanyuma hari n'amataburo menshi nagiye nkora nagiye nshushanya n'abasitari benshi ngenda bakora surprise umwe ku wundi. By the way nuza Bulldog naramushushanyije Bulldog naramushushanyije nuza Rocky Kimomo naramushushanyije ejo bundi. Hari n'undi mu minisita wo mu Rwanda bita Ambassador Nduhungirehe nawe naramushushanyije mu kanya nabonye akantu namushushanyije mbona ni akasawa. Nashushanyije Bulldog shushanya na Rocky ayo ni amataburo mba nifite nyine nk'umuntu nishimiye nkamushushanya. Kuki utagiye yabashyira oya kandi nanjye mba nayishushanyije kubera taburo iba yamenze nanjye mba nayishushanyije kugira ngo uyimanike mu rugo nyine njye mvuga ati umukobwa yabikoze neza. Then Pifla nawe hari ifoto ye nashushanyije yego capital P respect to the nigga. Hanyuma hari n'umu ambassador w'u Rwanda Minister Nduhungirehe
Olivier nawe naramushushanyije, uwo bita Evode nawe naramushushanyije yambaye agakositime. Evode harya nawe ni umuyobozi, nawe naramushushanyije nyine. waza gusura se ukatwereka kuri ayo mashusho b'abantu bavugira u Rwanda narabashushanyije, ubundi abavugizi ba leta y'u Rwanda bose mfite amashusho yabo nabashushanyije. wazaretse se umuntu akagusura akatwereka kuri ayo mashusho ntaribi kabisa. hari n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda bita Ronald Rwivanga, nawe naramushushanyije. hari n'undi bita wa undi w'umuhanzi waririmbye indirimbo za Noheli, uwo muvugizi wungirije w'u Rwanda bamwita Alemuku. Nawe naramushushanyije yambaye rinete n'agashati. hari abandi ngiye nkunda kwishushanyiriza abayobozi b'u Rwanda hanyuma ukabishyira mu nzu yawe. ubwo ntabwo nigeze mvuga His Excellence Paul Kagame, bimaze kumushushanya inshuro nk'eshanu cyangwa nk'esheshatu. then na James Kabarebe nawe naramushushanyije. ibyo bintu se ko birarenze cyane umu artiste nibyo bintu nkunda. sometime iyo ntari muri studio banafashe time naguze amarangi ndi gushushanya. muzaze murebe. nzaza murebe muri iyi minsi turebe ukuntu biba bimeze. turi gusoza rero ni kumva, ariko sinzi nagukonjeshe bya danje, ariko tuba tugomba no kunyuzamo tukaganira abantu twiturije gake gake. ahubwo tube dufashe agapoze nk'aka. ahubwo ndi kumva agapoze nk'ak'isago cyangwa dusoreze kuri freestyle. tugaruka dusoza. nari kamanze mbatema aga freestyle ko gufata pose. ngo njye nashaza mfitiye ingagari n'izana ry'uwazi ngumisha ibikari, gusubira inyuma kirazira kuko aho naje nturuka n'impari. gahunda ni ya yindi ni ukuryama amasaha akuze nkabyuka kare. mu Rwanda uretse abananijwe n'umubiri abandi n'igisirikare. ntimushaka iziniga y'ibwami mushaka kumeditiza joyeuse. nizayiburidi base ko inyogo ye yago yazanye nayo yeze. jya ubabwira bakureho bluetooth bakina ibiririmbo by'ubufu. jya ubibutsa ko imbere y'umuriro w'amasaso hadakora ku ngufu. ubusinzi butuma ntabona ibiceri, ndara nasinziriye niga ndapfa nyisasa imigeri. ndi muri matera yawe nk'imeri, nkora inkuru nyinshi niga uzabibaze n'abashinzwe itangazamakuru. wumve ko iyi ngoma nayikoze nta modoka mfite, kera ngenza amaguru. mfite impano ariko ntago nabibwira mere, ko maze kugira abaraperi benshi ntere. ndi nka zahabu itsimbye mu gisyogororo, ndi kugenda mpfupfunyuka buhoro buhoro. ndi kumva twanasoreza aho ngaho, ahubwo reka nkushimire. ahubwo ndi kumva wabwira abantu bashaka gukurikirana ahantu bagusanga. nashyize naberetse ko ndimo ndakorana n'unze ubumwe na studio record bita Sound Station. dufite na promosiyo kuva mu kwa kabiri. abahanzi batujoyininge cyane cyane abaraperi batujoyininge dufite discount, twamanuye ibiciro. hari studio bita Sound Station, hari umuhungu wanjye bita Ivino turi gukorana, hari umuproducer wanjye bita Blackton turi gukorana, hari uri gusa nk'usoza indirimbo turi gukora bita Fazo big producer. respect to Fazo, niba umaze kumasitaringa zino ndirimbo umaze gushyira hanze. then studio yacu ifite promosiyo ku rwego rwo hejuru. uraza kubasangiza studio yacu cyangwa link, cyangwa ubahe upining contact. then mutwandikire. hari Sound Station Rwanda, hari na Zebra Rwabugiri ku giti cyanjye kuri Instagram Rwabugiri Zebra, Facebook Rwabugiri Zebra, kuri YouTube Rwabugiri Zebra. anywhere yo wanditse Rwabugiri ball zanjye zitaziza. then kumvugisha ni kuri Instagram niho biba byoroshye.
hari abafana bajya bampamagara batari kuvuga ibintu byubaka. That's why nanjye nambaye ubwo nzajya nyubaha inbox kuri Instagram. Yego. Ntabwo nzongera kuyibatamo on air. Yes. Then twakoze discount muri studio yanjye. Urumva na sound station na Ivino. Yego. Ivino ni umuhungu uri kunkurikirana, uri gukurikirana inyungu ziri kuva mu muziki wanjye. Yego. Ya ubundi ibindi bikorwa byose bya rap mu byitabire, abaraperi bari gukora cyane. Kuntu n'abanyarwanda bari kubikunda, natwe turi kubikunda. Yego. Mane bawo umugisha ja president. Imana ngirebe bizaguruka karikanga kubiha amababa. Abantu mugendana ubwoya ku mutima nk'ibinyabwoya bibaba. Jye nahereye kera mbatama imizigo na n'ubu ndashaka gukaba. Uretse mama n'abavandimwe banjye jye nta yindi bobo njya nsaba si Remera gusa mfite izina rinini no mu biyaga bigari. Nta kintu na kimwe uzi niba utazurugomo nkorere Kigali. Menya ko abasanofa niyo bahuye nanjye bakuramo akagofero. Uzabaze papa yivana inkotanyi ntago zikunda akamenyero. Abasaza ndabubaha ariko nta n'umwe wanjya mu mitsi mfite mike. Sinagara ariko iyo nkeneye bikomeye umfatira akabike. Discipline si zero, force robo ni ikiro mutayemo ibyonzi. Ngo barashaka ko mfusha, baranyanga banega ibigusha. Njye ndi KJS ndi buja, njye ndi sindi pusha. Ndi gufata izi teretore njye ndi straight to through. Wanyanze wamva imbere kuko wankunze twajyana ende through. Nigga you got me. Sasa urakoze cyane. Slim Jesus.